dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Muri uyu mugoroba turashimira Imana itwemereye kuba turi hano. Cya kabiri turashimira abadutumiye kugira ngo duhagarare hano ku bw'izina rya Yesu. Cya gatatu turashimira mwebwe mwese twahuriye hano kugira ngo twamamaze muri ubutumwa bwiza. Imana nihimbazwe. Turashimira uri ku byuma ko arimo aduha ibyuma neza. Turi kumva amajwi y'abaririmbyi akatugeraho. Ndabizi neza ko abaribo banyumva n'abari bakomeye Imana bakinuke ko ducanye kugira ngo igihe cyacu tugikoreshe neza mu gihe kingana n'icyo dufite. Soma ijambo ry'Imana, igitabo cya Yohana ibice byaho n'ibitanu. Dusoma ijambo ry'Imana. Imana ibahugisha. Ntabwo turi butinde kubera ibihe byacu n'igihe cyacu. Ugende wumvise amagambo y'Imana. Imana ihimbazwe cyane kandi Imana ibahugisha. Murongo wa gatanu, igice cya gatanu n'umurongo wa gatanu. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo hariho umuntu ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya, turi kumwe, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Ntabwo karajoro ngo turi buganire. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, sifite umuntu ujugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undi atangamo 8. Yesu aramubwira ati, byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya umuntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Gukomereza amashyi wenyine wikwiriye nawe. Navuze ngo ni gukomereza amashyi wikwiriye nawe. Navuze ngo ni amashyi Yesu wikwiriye nawe. Muri wike bagiye kurangurura gukomera Imana mu kigende. Nje kubuza n'umugabo uvuga bikaba. Nje kukubwira umugabo utegeka bigakomera. Nje kukubwira umugabo wubakira imfubyi kandi zikubaka. Nje kukubwira utanga umupfakazi bikaba ngombwa ko ari umugabo w'umupfakazi. Nje kukubwira umuntu
urashaka gukira urashaka kwesa kwambara igikombe hakuva gusenga Imana akiri wongera ugarukira akwereka agaciro ke zamura ikiganza dusenga ushaka gukira wese kereka niba uko nta kintu na kimwe cya Yesu yagukorera ushaka gukira yaba ari umukristo yaba atari ushaka gukira akavuga Yesu byari binaniye nabonaga mvuye mu bayirani nabonaga binaniye nabonaga nyananiye ibikorwa nabonaga aho ngiye kuhimuka nabonaga mu bintu byose byabo ushaka ko Yesu agira icyo agukorera ntabwo uri gusenga Imana ndagushimira Imana waje ukenera yaduhaye ubuzima tutabufuta yatubwiye amagambo abantu batubwiye ariko yatubwiye yarasohoje yadusezeranije ibintu abantu badusezeranije ntibabikuba ariko Yesu yadusobanuriye yarabitubwiye yarabisohoje uribuka ko ubuzima bwe bwari mu kaga ubuzima bwe bwari butwaye mu cyerekezo kidasobanutse hari ibintu ugomba kubanza kumenya watakaje ibihe by'amasengesho watakaje ibihe byo kwera warivangavanze imibabaro iragendera kunganiza waratakaje imbaraga ariko nawe naramuhuka imparakazi yarahagizwa no gushaka amazi ni ku mutima wanjye kwifuza amazi urashaka ko Imana yongera ikazura ibihe byawe bikongera bikaba ibya mbere Imana ikaza ikakubwira ngo byuka mwana wanjye haguruka dusenga n'Imana ishimwe uwa kabiri uhamagara Imana n'impamagara kubwira ni umuntu waguye udashaka kuguma mu bukwe naza muri kiganza ndimo ndasenga niba udakubera igihe uvuga ati naraguye ndabizi hari icyaha mbona kitazwi ariko ndashaka ko Yesu akivamo imbaraga agakinesha agitsinda umuntu waguye naza muri kiganza n'utarakira Yesu umwami n'umukiza Yesu aguhumukisha Yesu abahugisha zamura ikiganza nta